madamu ti ya pantaro nari bujyane cyangwa se ya shati nakubwiye ndi bujyane wayitunganije wowe nta maboko ugira yumvaga ari bubyuka asanga madamu yamutereye iki ipasi undi naramusubije ati wowe nta maboko ugira gute ugira noneho yatashye kenera amazi yo kunywa yamusaba ko amazi yo kunywa ahantu amazi azaba ntabwo hazi ukumva utuntu tw'utubifu bagirana duto ukibaza ngo abagore ubundi mu biterwa n'iki abare nkubwire cyangwa ngo inyama yatumaze ubwoba kumva urakumva abandi bumvireho none se utaramushaka niza gushyiraga amazi muri dushe abaye ari mama wawe kera wari indisipurine none ntiyari yose niba kera akiri umusore akiri mu rugo atarashaka yarabwiraga nyina ati kuki mutanshyira amazi muri dushe wari indisipurine kabiri no kuba mwari mufite umukozi wanyu ntayashyire mu nzu muri dushe ugasakuza wariyemeraga wari utazi iminsi iri imbere ikihatsi bishatse kuvuga ngo gutuka umugabo siko kugira ngo urugo rwawe rukomere gutuka umugabo nta kintu n'icyo uhindura ahubwo ururenyegeza abadayimoni uzana mu nzu urakurura abadayimoni ari gutera motivation abadayimoni basanga uri gusapotinga abadayimoni cyangwa se uri gutera imbaraga abadayimoni na rushenyi winjiye mu rugo rwawe ngo azarukure amabati ahirike mu itandukanye nta kindi uri gukora buriya biravuga ngo ineza ihosha uburakari ariko abadamu nimba bari batuka abagabo ariko ndizera baba banyoye buri muntu yanyoye ngashirika ubwoba reka nkwereke kimwe tujye tura ku mpande zombi icy'abagabo cyo twakivuye kuko nta mugore watinye kubwira umugabo ngo ntiwaneguriye amazi ng'indoro zivuge ntabwo waba uri umugore waburenze none niba waburenze ubushize bw'isuri sinzi uko nanamusobanura sinzi uko abaho ugatera iryinyo hejuru ngo umugabo ntiyagutegurire amazi ujye koga umugabo barahari nabwo barahari none se wise umugabo ikigo ry'intiyanamubwira ati njyanira amazi muri dushe nkumbye rimwe amazi yageze he muri dushe twumvikanye ikinyarwanda buze wacyumvise ariko nanabishobora nanjye nabikoze nawe wabikubya kubera nta muntu bitawe abone ko byancanze mukamira muzapfa cyakora mwihagaze ubwo umudamu naho yicaye ari waracaginga arabasi umugabo nta anniversaire nta mavuta nta ni handi uzumaga ariko sheri ubure na bumbu bigidati koko kandi nyine ariko nawe ye ukabura bisoje mu kandi birangiriye akakureka bigakomeza uzashyuma ukumbura guturikanya mu gitanda ukumbura guturikanya mu gitanda ukumbura guturikanya uwo mu gitanda yaturitse hakurikiraho iki kuri mukuru iyo bituritse mu gitanda na serivisi z'uburiri tayari zitibana ubwo aho ngaho naho hakava kwa mudamu yaje atazi kuvuga ariko ko utuntu ugenda umukorera abika akajya kumva agiye nko guturika yavuga akavuga byinshi kandi bitari sawa kubera iki ni we wamuteje kamere ikindi cyamutera gushira isuri bikumva cyangwa se utakumva ibibazo by'umugore ngatanga igisubizo ndetse utanakeneye no kumva ibibazo bitutse kuki ku mugore kuko abazi yuko mimurize zitabasha kugira gute kubyakira rimwe na rimwe hari igihe abagore rero bahita bafatiraho baba bari kumwe n'umugabo uteye utyo mbonye ishingiro ryo kumwita ikigoryi ubonye ishingiro ryo kwita umugabo wawe ikigoryi ubonye ishingiro ryo kwita umugabo wawe imbwa ese koko n'imbwa imbwa ni nyagasozi nirara hanze imbwa n'imoka umugabo wari wumva n'umunsi n'umwe aryama karota ari kumoka byiburaho agace gatoya ndagira ngo udusubirize ndetse sinzi nimba tunaboneraho gukosora bamwe mu bagore bashaka kuba badukurikiye hano mu kiganiro ese kuko kwita umugabo imbwa no kumwita ikigoryi imbere y'abana uba uri kurema muryango ki uba uri gukosora iki muri famiye yanyu hagati yawe n'umugabo wawe tugiye mu bintu by'ingo harimo ibintu byinshi ibibazo byinshi ariko
ndabashuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese mudahwema kudukurikirana kuri Doruka TV. Amahoro ava ku Mana n'abane namwe. Irakoze urakeye cyane. Ni kubera Yesu, ni kubera Imana. Anje muri kumwe ni Pacifique imbere zacu cyangwa se kuri kamera mukabona Irakoze. Mbonera kubwira abanyarwanda batari bakora subscribe. Ari ikintu njya ni kwibaruza. Buriya rero hari abantu batubwira ati turabakunda kandi turabakurikira, ajya kureba ugasanga ntiyakoze subscribe. So kwibaza ni uradukunda ariko ntabwo uribaruza ku rutonde rw'abakunzi dufite. Rero biba byiza iyo mukoze subscribe, bituma tubasha kumenya inkoramutima ziri kumwe natwe. Yego. Noneho ngira ngo nahereza akanya Irakoze akabasuhuza nawe, ndabizi arabakumbuye cyane. Bundi akatubwira ati isura mfite ndi ubwiza bwayo ko ndi kugenda ndushaho gukayangana, ndi kubikomora kuki, ndi kubikora kuki. Irakoze tuguhaye akanya wabwira abanyarwanda ikikuri ku mutima. Ndabasoje aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Twari tumaze iminsi twarihisha ahantu, nabibaze iminsi narihishe ariko naje n'agasura se nakubera Imana biraho. Buri umuntu atarwaye ntiyishime ngo hari abandi bafite indwara, hari umumotwe zagurira mu modoka ndamureba numva ndababaye pe. Yarafite uruhu nyine ubona ko nyine atameze neza. Ubwo ibindi ntabwo ari ngombwa kubivugira hano, ariko ubwo mba bivugiye ko n'aka kabiri tuba dufite. Ntabwo niyo wagura amavuta y'ibihumbi 100 data ataguhaye amahoro ntacyo yakumarira. Data atashatse kusa neza ntacyo byakumarira, uretse ko ajya nta n'ibisanzwe rata. Nta bidasanzwe, nta mavuta ahenze ndanisiga ishwi data. Oya pe, kugusabira aho ngaho, ariko byose ni n'amashimwe. Pasi rero aba ariho nkwegera, Pasi aba ariho nkwegera, ariko nta kibazo n'abadiaspora bo muri Amerika. Turabasuhuje, mwumve mukomeye mu byiyumviro byanyu. Bo twagiye, twari tubakumbuye ariko tubakumbuye kabisa. Umugani wa Pasi ati ngo subscribe ibikenewe. Umuntu akakubwira ngo aragukunda, ndaza kugusubiza mu kanya ibintu bijyanye n'urukundo. Ntabwo gukunda ari itegeko, wumvishe? Ntabwo ari itegeko, ni ubushake. None ntabwo gukunda umuntu ari itegeko. Yesu ko yazaza bidutegetse. None se reka nkubaze, ugira ngo abapfiriye bose niko bemeye ko yari umucunguzi wabo? Ariko yarabakunze. Yarabakunze nyine. Nanjye nakubajije nsubiza. Twese twemeye ko yaducunguye. Hari n'ubwo Yesu akakubwira ati abarokore muri ibipfu. Ndababwiye kuri yari Yesu ko ari umuntu ari umuzungu bafashe bagakora biyo. Ntibajya bitubwira. Turashima Imana cyane igejeje ikora. Inshuti n'abavandimwe zaratambutse, abandi bararwaye, abandi barashonje, abandi bambaye ubusa, ariko ibyo byose muzi umuntu biriho. Reka nkubwire ngo komera, Yesu ni muzima, ntacyo araba. Hari ijambo data ajya akunda kutubwira nk'utwakira ubuhanuzi cyangwa yaguhaye nk'iyerekwa, Imana ikakubwira ngo uzaca mu muriro ntabwo uzashya, uzaca mu mazi ntazagutembana. Iyo rero babitubwiye baduhanura bakatubwira gutyo, twebwe twumva uriya sinzi, ukumva amazi, ukumva umuriro, ntabwo ari icyo biba bivuze. Ni inzara, ni inyota, ni ukwambara ubusa, ni ugupfakara, ni ukubura urubyaro, ni ukuburara, ni ugutukwa, ni ugusuzugurwa, ni ukubura akazi, ni uguta agaciro ku musozi utuyeho. Ayo niyo mazi n'umuriro data batubwira tuzacamo, ariko ntagire icyo bidutwara. Murabe mwumva rero mutegereje kuzanyura muri Nyabarongo. Oya nta kunyura muri Nyabarongo, oya nibyo. Kuko impamvu yavuze ngo ntacyo bizagutwara nuko abazi kuzabica amakuru bakanda akakwihurira. Arabumva umuriro bakumva. Nanjye kera bajyaga bamanurira ngo Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo uzaca mu mazi ngo ntuzagutembana, ngo uzaca mu muriro ntuzashya.
nkahita nyabona ari nk'amazi atemba ni Nyabarongo se cyane nta mazi ya ruhurura se ngiye nkumva nta mazi biraba cyangwa umuriro nyese umuriro zacase n'uzaka mu isi n'uwo bazanyura bazanjugunyamo ni inzu sizashya nkumva naho ubwonko bwibereye kandi abura ko tugira indwara yo kumva nabo buhanuzi rero nibyo data batubwira kandi koko imyaka umaze ku isi ibyo waciyemo ubiteranije buri munsi icyo wagiye uhura nacyo ibigeragezo usanga biruta iminsi umaze mu isi ibigeragezo biruta iminsi umaze mu isi ndetse biyurusha imbaraga no gukomera ibigeragezo bikomeye kurusha iminsi wanyuzemo sinzi niba iki kintu wacyumvishe wowe urabyumva ni ukuvuga ngo iyi myaka agiye maze ku isi tuvuge n'afite imyaka 29 ibintu nahuye nabyo kuva umunsi mama mbyara uducurane karwaye bya bindi by'uduhinja kugeza uyu munsi buri munsi burya ugira ikigeragezo ukabifata ukabiteranya bifite imbaraga ziremere kurusha iminsi Imana yakurindiye mu isi ugihumeka imbaraga z'ibigeragezo wanyuzemo kuvuvutse birusha imbaraga iminsi umaze ku isi akaru sinzi ko bakumva ariko murakumva bishatse kuvuga ngo imbaraga z'ibigeragezo waciyemo aho umariye kuvukira n'iminsi umaze uvutse iminsi umaze uvutse niyo mike ku bigeragezo bahuye nabyo mu minsi umaze ku isi yego ntangiye gutana kandi si cyo cyari cyanzanye bivuze ngo rero iminsi ibyo tunyuramo kuva twavuka ntaho byagiye ntaho bizajya ntibakanababeshye ngo data ntazakomara umubabaro ukiri mu isi aka kantu ni nkavuga bagira ngo navangiwe dore ikintu azakumara imbaraga zo kutizera mu kigeragezo akwambika imbaraga zo kwizera mu kigeragezo kuko ikigeragezo ntigihora ari kimwe ahubwo azakiguhindurira kubera ko ukiri mu isi wambaye inyama n'amaraso yego mwabyo nazanye amagambo noneho sinzi ukuntu ameze ndavuga ngo hari ukuntu baduhanurira pa n'abandi mudukurikiye bakatubwira ngo ndi Imana ije reka nkubwire ngewe ndi mu bantu Imana ishobora kuba imaze imyaka reka mfatire kuri mike 4 5 ndi Imana ikumaze umubabaro bakakubwira ngo Imana ikumaze umubabaro ndakurahire ntibakabahanurire nabi uzi ukuri izakumara umubabaro izakwambika imbaraga mu bigeragezo urimo ninahindura ibigeragezo iguhindurire iguha imbaraga zo kuba muri bya bigeragezo bishyashya winjiyemo yego ariko ntabwo izaza ngo ikamareho ndabonye yakamazeho hari wabonye waba umuzi cye ntawe nzi ntabwo izaza ngo ikakumareho nikakumaraho uzirara wibagirwe ko ari Imana uzajya mu ngeso mba abandi bajyamo mbese guhora dusitaraguringa mu buryo bw'umwuka bitura imitinga kwifata nk'abiki gihe iyo uri umunyabwenge hari umunsi kubwiriza aravuga ngo Imana ishobora kutakurindira mu kigeragezo yego ngo ariko ikagenda igahagarara handi kizakwicira akaba ariho hantu ikakwitegera gutya gusa ikakwihorera ugaturuka nka za Nyagatare ukazenguruka intara nka 15 data kureba n'amaso yiwe nta na rimwe rirwaye murabizi ntigirwara ikakureka ugasonza ukarara hanze bakakwirukana abana bagata amashuri induru zikavuga umusozi ukakwirukana ugakodesha aho ukodesheje bati nagende nitumushaka akureba ariko ahagaze hahandi izi ngo nagera hariya azaruha yimanike azaruha nk'umuti w'imbeba azaruha kubita induru ku mwatora amashashi Imana ikagenda gutya neza akaba ariho handi akaba ari hishinga ibirindiro maze wajya ukajya wumva ijwi ry'Imana ndi Imana igutabaye mwana wawe ngutabaye hahandi mpagaze noneho ndabona uyu munsi waje kabisa iminsi umaze utaboneka ufite ibibitsanyo byinshi by'Imana noneho nubwo tutangiriye mu mavuta nifuza ko uyu munsi dukoresha
impuguro ndetse n'amagambo akomeye tuzigisha ubutaha sibyo noneho kuri uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira ku bumwe bw'umuryango umaze iminsi utabona uburyo ngo tuganirize utubwire Imana ndabizi ufite amavuta aho wari uri uragenda mu cyo bita gutara uri mu butabire ariko kuri uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bumwe bw'umuryango cyane ko icyari ikibazo kiri kugenda kirushaho kugenda kiza ariko cyaza ugasanga bamwe ntago babyumva kimwe ndifuza yuko tuganira ku bumwe bari famiye usanga bari hari ko nyine ntibariho famiye ziriho zitariho zitumvikana ndashaka ari byo bintu tuganiraho kuri uyu munsi wa none ariko ndashaka ngo banze utubwire ubundi ubumwe mu muryango ni iki mu magambo magufi ubumwe mu muryango ubumwe mu muryango rero ni ubwumvikane ni urukundo ni amahoro bihagarariwe n'ijambo ryitwa guca bugufi kuri buri umwe wese ubwo turi hagati y'umugore n'umugabo abana tubihorere turi ku ruhande rw'umugore n'umugabo abana tube nk'ababihoreraho gato tubashire nko ku ruhande turi hagati y'umugore n'umugabo ubumwe mu muryango iyo tuvuze umuryango ntabwo tuyobe ko hazamo mama hazamo papa mama n'abana ntabwo tubiyobewe ariko uyu munsi ntabwo abana ntabwo turi bubagarukeho twebwe turagaruka ku bantu babiri bonyine ku bantu babiri maze iminsi hari abantu bajyaga bambwira ngo bite ko tudaheruka kukumva bivuze ngo hari ibintu njya mvuga abantu bakumva ni sawa cyangwa bikabakomeza bite ko nta kantu uheruka kutubwira ikinzanye rero uyu munsi ni iki turavuga ubumwe mu muryango ku mugore n'umugabo ndabanza mvuga aya magambo ubumwe kwanza ubumwe buba hagati y'abantu turabizi ko umuryango ugizwe na papa na mama n'abana ariko uyu munsi ndashaka ko tuvuga hagati y'umugore n'umugabo bonyine ubwo ubumwe ntaho butaba no mu banyarwanda tugomba gukunda ubumwe nibwo bwiza ubumwe bw'abanyarwanda turi rero mu bumwe bwo mu nzu famiye pasono mu nzu bivuze ngo rero ubumwe buriya buterwa dayeri buba buhagarariwe n'ijambo guca bugufi yego guca bugufi ngo ndavuga hagati y'umugore n'umugabo guca bugufi rero mvuga hagati y'umugore n'umugabo muri iyi minsi dufite ikibazo niba ari ikibazo cy'imyumvire niba ari ikibazo niba ari kamere yazamutse ya gipagani mu ngo ntabwo mbizi ugasanga umugabo ari mu rugo akumva ko agomba kwigira intare mu rugo akumva ngo uko agomba ngo kuba umugabo mu rugo uri umugabo turabizi ko uri umugabo ariko reka ntange inama umugabo uba mu rugo udakeneye kwiyoroshya umugabo uri mu rugo udakeneye kwiyoroshya ngo abane n'umudamu amahoro mbese ace bugufi bumvikane si nkubwiye ngo upfukamire umugore ariko oroshya kamere ubane n'umugore mwumvikane none aba bagabo bahari bameze gutya nimba bahari ukumva ngo ujye umugore ngo ntiyamvugiramo niba udashaka ko akuvugiramo reka nawe kumuvugiramo mworoherane si byo byiza pa aho uri bwumve ntanye nawe urambwira ntabwo ndi intyoza ariko impamvu ingo za none bacana inyuma batumvikana abantu muri iyi minsi mu ngo bafite ihangana mu nzu waba bagakinga amadirishya abana bamara kuryama hari n'abatakihanganira ko abana bakanuye bagashwana abana bareba ariko ibyabo bamwe babifura bakabigumisha mu mariri no muri saro ariko yagera hanze ugasanga umuntu mwaganira ukumva umuntu afite toroma ngo akakubwira ngo ariko abagore b'iyi minsi babaye babi gute ko namwe mutari beza nyine tukira kuri ako kantu ubuza ako kantu ngo abagore b'iyi minsi bita bikubitana n'abagabo kenshi tukunze kuganira
noneho twatangira kuganira batari ko pasi abagore b'iyi minsi urabazi uzi kugira ngo umugore ngo agusuzugure utahe ntayitagushyirira amazi hariya wamubwira ukabona isagira amazuru ukuntu kamera nk'utakuzi reka mbabaze njyewe dore n'iki mba nanga njyewe nimba navutse iwacu barampaye disipurine njyewe yanjye njyewe sinyizane mu rugo rwawe ngo nyikoreshe nk'umuntu wayihawe n'ababyeyi njyewe nkubahe nkoresheje disipurine mama yampaye cyangwa papa yampaye yego sinzi ngo nyikoreshe mu rugo wowe ayo mazi ntiwayiha ayo mazi ariko reka mbabwire ngo mu bumwe habamo icyubahiro cy'umugabo none se reka nkubaze nimba nagusukira amazi ujya muri dushe uvuze ko utari umugabo rero mujye mugabanya ibyo kwiremereza no kumva ukuntu kukubaha njyewe niba ari ibintu ababyeyi bantuje nkagira imana data wa twese akabimfashamo yego uwo muco wo kubaha nkawuvanga n'uwa gikirisito nkakubaha yego ni amahoro ni amina nzabigukorera ariko nta wundi utabigukoreye witeze ibibazo mu rugo ngo umugore ntiyagushyiriye amazi mu ibase mbese utaramubona washyirwaga nande muri dushe ariko ntimukibagirwa hahise kandi nicyo gituma abantu batubaka inkungu zibe zizima ntimukibagirwe mwavukanye n'abagore banyu ukweshoni irakoze abirakariyemo kandi ntabwo byo kurakara byarimo gusa nari ndababwira ibi bintu koko bibaho usanga rimwe na rimwe iyo umugore ataguhaye amazi iyo umugore musabye amazi yo kunywa agahita avuga ati igikombe aho kiba ntabwo uhazi cyangwa ahantu ukura amazi ntabwo wabona wowe nk'umugabo uba wumva uremerewe ko umugabo aba akeneye kugandukirwa k'umugore sibyo aba akeneye ko umugore amugandukira umugore kumugandukira ni uko twa tuntu tw'uturimo duto abasha kutumuhereza noneho wumva n'ikindi uzi impamvu abagabo bakunze kuvuga ati nzanira amazi yo kunywa nzanira ziriya nkweto ni uko ubundi umugabo yamenyereye muri we karemano mu buryo buri karemano yamenyereye guhaguruka agiye gukora ikintu cy'imbaraga ikintu kiremereye akaba aricyo kimuhagurutse noneho ko wabona umugore umusabye amazi igikombe aho kiri ntabwo habona umugore wamubwira ati wampaye serivisi ukanjyanira akabase muri dushe cyangwa se ukantunganyiriza amazi hajya koga cyakora wenda reka twe kuvuga uburyo buri lokali hari uburyo buri lokali butari mbese nyine butagezweho nyine buri aho ngaho buri cipu ubuzima buri cipu abantu bakoresha amadushe ya gakondo dushe za gakondo n'izino ziba ziri hanze y'inzu zidafite amazi amanuka nibo usanga akenshi bakunze gushwana n'abadamu babo ndetse n'abagabo babo gusa nanone abasirimutse abagezweho cyangwa se abariho mu buzima bugezweho bapfana bagirana ikibazo ku ipasi madamu ya pantaro nari bujyane cyangwa se ya shati nakubwiye ndi bujyane wayitunganije wowe nta maboko ugira yumvaga ari bubyuka asanga madamu yamutereye iki ipasi undi naramusubije tuwo nta maboko ugira gute ugira noneho yatashye akenera amazi yo kunywa yamusaba ko amazi yo kunywa ahantu amazi azaba ntabwo hazi ni kumva hari utuntu tw'utubifu bagirana duto ukibaza ngo abagore ubundi mu biterwa n'iki dore ukuntu ingo za none zikwiye kubaho wa mugabo we Bibiliya mu buryo bw'umwuka Bibiliya dutegeka kugandukira abagabo ni sawa hari uzashaka neza akagira imana agasanga urwo rw'umugore azamugandukira ni amahoro turi ku ngo noneho zifite abadamu batagandukira abagabo ariko nabo tuzabagarukaho butaha ubwo ndi ku bagabo wa mugabo we niba warubatse uzi icyo gukora reka mbihera aho ngaho niba warubatse uzi icyo gukora ukazana umugore uzi icyo gukora ukwiye gupfa n'umugore ngo yagushyire amazi muri dushe ubana n'ubumuga se none se utaramushaka niza gushyiraga amazi muri dushe abaye ari mama wawe
kera wari indisipurine barubahukaga none ntiyari yose niba kera akiri umusore akiri mu rugo atarashaka yarabwiraga nyina ati kuki mutanshyira amazi muri dushe wari indisipurine kabiri no kuba mwari mufite umukozi wanyu ntayashyire mu nzu muri dushe ugasakuza wariyemeraga wari utazi iminsi iri imbere ikihatse bishatse kuvuga ngo tujye tuba mu buzima bwose twumve ko bushoboka uwo mukozi wumvaga atashyize amazi mu rugo kuko utari kubwira mama ngo ashire amazi mu rugo wabwiraga nabo ukamutunganya ngo naguteguriye amazi kera ukiri umusore ukiri iwanyu ukajya ugasakuza ukavuga ya magambo mabi mujya mubabwira yego burya uriya nawe yari umunyarwanda uriya nawe yari umunyarwanda pasi bivuze ngo se nimba warayishyiraga muri dushe ubu none niba usanzwe ugatashize amazi muri dushe ni iki kigusakurisha usakuze ibibazo bivuke mu nzu ngo umugore ntiyashyize amazi muri dushe nta maboko abiri ugira ese ubundi bwayagushyire muri dushe akagutegamo ibiri buguhitane ariko none uriya ari uwawe nta kibazo wishwe n'uwe katuvuge bino bintu nk'uko muzi ko muri abagabo kandi umugabo ngo aho umugabo aba ari sawa nta kinanirana reka tubyite gutyo mugomba kubaho igikomando uri umusirikare ntabwo ashobora guta umwanya ku kintu cyo kuvuga ngo ntiwankoreye iki no umusirikare agira gahunda niba uri umugabo ukora mu rugo bigusanga nta mazi ari muri dushe gufata amazi ugashyira muri dushe ugakaraba ukaza ukagera wasanga nta shati iteye ukamanuka ukubita ipasi ugaca ukagenda ayo si amahoro ariko urabyutse ugize umwanya wo gutukana ngo ntibateye ipasi ugize umwanya wo gutongana ngo ntibashize amazi muri dushe ugize umwanya wo gutongana ngo amasogisi ntibayatunganije ese dushime da utunze umugore udashobotse ubwo wowe urashobotse nawe ntushobotse abantu babiri se bazaba mu nzu badashobotse bizagenda bite bazashumikana iki imigozi mu majosi niyo mudashobotse muri babiri umwe azashumika undi umugozi mu ijosi cyangwa mucane n'imiriro tubona abakobwa n'amayisanse bagatwikana mu nzu mworohe mu mitwe mureke kamere twakomeje kwibasira ku buzima bw'umugabo ndetse irakoze nawe ahantu yuririye ahita n'abaha waningi yego ndashatse kuvuga ko nta mukozi hagati y'umugore n'umugabo nta mukozi wundi urimo ntawe mwaje kuzuzanya niba uje mu nzu ugasanga ntateye ipasi wayiteye ko ndi mu bindi bitwaye iki ariko yego wakomeje gusesengura ku buzima abagabo namwe murabe mwumva ufite amaboko ntubana n'ubumuga ngo wenda ngo turagusonera ayo mazi barayakuzanira buri muzima ingingo zose why not utakizanira ayo mazi hagarariwe n'ingwa aravoma mwihangane imana niyo yabakiriyeho gahunda yo kujya bababwiza nani na rimwe kugira ngo ariko mwihangane ntimunyumve nabi abamama bari kudukurikira ntibanyumve nabi tugiye kugaruka none ku mugore twavuze ku mugabo kare ariko tugiye kugaruka ku mugore hari abagore bajya bavuga ati umugore ni ingare umugore akaba ingare umugore w'ingare mu rugo nta mugore w'ingare babyita umugore wiki nta mugore w'ingare ubaho ntunganye mutukana nta mugore gusa ubundi imbere nkubaza umuntu aba ingare byagenze bite uretse ndaje ni ikinyarwanda abanyarwanda bakunze gukoresha mu buzima busanzwe ntabwo tugiye gutuka umuntu ngo ni ingare ugasanga umugore uramubwiye ahise akugurukana azamutse nk'isasu umugore wajya kumubwira akantu usa n'umuntu ugiye kumugisha inama agata kuka inabi nta kintu mupfa ntiyakwatsa amafaranga yo guhaha ngo yamwime uri kumva nta kintu na kimwe yagize gute yakuburanye rimwe na rimwe hari umugore umwe twigeze kuganira arambwira ati rero pasi nubwo mbana n'uriya mugabo ntabwo mukunda ese kubera iki uri kumva ati rero buriya mugabo tujya kubana nari nikenereye amafaranga uri kumva za nzaduka z'abagore ati nari nkeneye amafaranga
noneho tukajya tubana akajya ampa amafaranga nawe ngakaba abizi yuko igituma ndi kumwe n'ari amafaranga narabizi niko yambwiraga. Noneho igihe kiza kugira amafaranga aza guhura n'agakrize gatuma amafaranga atabasha kuyabona neza, atangira kujya amugurukana. Niko nawe yambwira ati nicyo gihe natangiye kujya amugurukana, buri umwe azi ko agira gute, kuko atabashije kuzuza uruhande rw'ifaranga, yahoraga amutezaho amafaranga. uri kumva? Mu gihe atayabonye atangira kumugurukana. Noneho no mu gihe yabonye yanamugurukanye akamita ikigoryi, akamita imbwa. Kandi n'umugabo aramubyariye, amubyariye inshuro zigera muri zingahe. Noneho one day ndamuzi, none se ubona amaherezo araya, uri kumva? Ukumva ibitekerezo bye, ntiyakaka divorce ngatane n'uwo mugabo, uri kumva? Noneho ikindi ntiyamugandukira ngo amwubahe nk'umugabo, uri kumva? Amaherezo nuko yubaha umugabo ari uko amaje guhembwa yose akatagira gute, akayazanira umugore. Uyu mugabo avuye guhembwa aramuzanira, ariko nanone uri kumva byabe ngumubwira ngo umugore w'isaso, sibyo? Umunsi wo kujya guhembwa ijoro ari buhembweho barara batongana, uri kumva? Akaramubwira ko ari ikigoryi, ari imbwa. None akavuga ati noneho ejo uzibeshya ngo ugende ayo mafaranga mburiho na makeya tuzabonana. Umva abagore yani umwana ngo ubwuzuzanye n'uburingane. Wa mugore we, mwabagore nako mwabategarugori, ibi bintu mu biterwa n'iki? Niwe muntu ndi kubwira, ubwo n'abandi wenda uraza kudusubiriza mu bandi, sinzi nimba nabingeso yigira. Apfuye none ngiye kankubwira, uravuga ngo ingeso ndayigira, ntabwo ntukana, ntabwo nabona igitutsi nkwamukana ngo ntuke umugabo. Hoya, mu buzima bwanjye se ndatuka umugabo, sinzanabikora. Ubwo niko narezwe. Buriya watangiye uvuga ngo abagore b'ingare, uratashwe n'abagore b'isasu. Angare nta sasu, ni turi muri abagore, turi turi abagore, turi ababyeyi, turi abategarugori, turi abamutima w'urugo, turi byose byanyu. Ako kantu kumvishe, turi byose byanyu, turababyara. Bivuze ngo rero buri umuntu ashobora kuba ari umugore w'ingare nk'uko wabivuze. Kwanza kuba ingare se reka mbyite nko gushira isoni, siko? Si ubushizi bw'isoni. Umushizi w'isoni ni umuntu uvugira hejuru atabanje gukontorora icyo avuga, kabiri kimuje mucyusa akakubwira. Ese ni umuntu utagira ubwoba, kandi butavuga ngo kutagira ubwoba bitera umuntu kudatekereza mbere yo kuvuga. Yego, kuba rero twagaruka kuri cya kinyarwanda gipfuye bakoresha gihe ntanemera ngo ingare, ntago yagiye cya kinyarwanda nkemera. Birani nko gutukana ni nk'imvugo nyandagazi, nta kibazo. Ariko ibyo ni sirenge ariko byitarya ziba muri makaritiye, muri societe hanze. Yego, ariko nta ndibaza iryo atari ijambo ryakoreshwa mu buryo bwo kubaha umuntu. Oya, basi buriya kamera icumbye icumbana umwuka mubi. Iyo icumbye yagutuka, yakwita ingare, yakwita igiki, yakwita igiki. Nk'uko wambwinga abagore batuka abagabo, ariko se kuko babaho? Ariko nyarumva ngo babaho ngo abagore batuka abagabo. Wa mubyeyi ureka nkugira inama, yabanze ntanga inama. Gutuka umugabo siko gukemura ikibazo kiri mu rugo. Gutuka umugabo siko kugira ngo urugo rwawe rukomere. Gutuka umugabo nta kintu n'icyo uhindura, ahubwo ururenyegeza abadayimoni uzana mu nzu. Urakurura abadayimoni ari gutera motivation abadayimoni bafite. Uri gusapotinga abadayimoni, cyangwa se uri gutera imbaraga abadayimoni narushenyi winjiye mu rugo rwawe ngo azarukure amabati ahirike mu itandukanye. Nta kindi uri gukora. Buriya biravuga ngo ineza ihosha uburakari. Ariko abadamu nimba bari batuka abagabo, ariko ndizera baba banyoye. Buri muntu yanyoye ngashije ku bwoba. Reka nkwereke kimwe tujye tura ku mpande zombi. Icy'abagabo cyo twakivuye kuko nta mugore watinye kubwira umugabo ngo ntiwaneguriye amazi ng'indoro zivuge.
ntabwo waba uri umugore waburenze none niba waburenze ubushize bw'isoni sinzi uko nanamusobanura sinzi uko abaho ugatera iryinyo hejuru ngo ngo gutegura amazi ujye koga umugabo barahari nabwo barahari none se wise umugabo ikigo ry'intiyanamubwira ati njyanira amazi muri dushe nkumbye rimwe amazi yageze he muri dushe twumvikanye ikinyarwanda vuze wacyumvise ariko nanabishobora nanjye nabikoze nawe wabikubya kubera nta muntu bitawe ibaze nabwiye umugabo ngo mpumbye rimwe amazi ari muri dushe ariko imana ariko mana kabiri gatatu mbibone amazi yageze muri dushe ariko waba warushye wa mugabo ariko reka tugaruke nimba ari umugabo wakorera ibyo bintu urababaye ariko nyine wumva ukomeye ugume witwa umugabo bizashira nta bidashira ariko nyine ufite ikigeragezo mu nzu twagiye kuri bagabo b'abadamu tukabata abagabo babo none tugeze ku muntu kwanga ingare ushobora kwitwa umugore w'ingare cyangwa se dukoresha ubushizi bw'isoni yego umugore umushizi w'isoni ashaka kubiterwa n'impamvu ngiye kukubwira buri muntu ashobora kuba ngo tugira ngo ibisekuru by'iwacu ngo wagira ngo bisa n'ibyasaze kera bikivuka ugasanga umuntu avuka mu muryango ntibajya bamenya kuvuga buhoro bajya kuvuga bakifata uko ntabe yakuvugisha atifashe abo bantu ngo babaho neza ngo babaho icyo ni kimwe ashobora kuba ariyo karande yahavuka mu gisekuru kiwabo ubwo ntiwamuvura ngo bigukundire uwo mwanya kabiri ariko burya nawe uwo mugore yuze kumwiba amagambo agera akitekeza agasanga yarasaze cyangwa afite ikindi kibazo cyangwa se akajya yumva ko ari we mugabo mu rugo akakuyobora bira mupangu gutyo gusa kuko nta kundi kabiri ashaka kubiterwa n'imibanire mibi nawe wamubaniye aho ubereye umugabo mu nzu buriya nitujya kuvuga ku mugore n'umugabo tujye tuvuga make kuko mu cyumba habera byinshi mu mitima yabo bombi bapfa byinshi buriya nujya kuvuga umugore n'umugabo ujye uvuga ugere limite ugakoma n'ingasire tujya dukoma urusyo dukome n'ingasire hanyuma hari n'uwabiterwa n'uko we mugabo umutunze mu rugo yego wamuzanye uzi amavuta yisiga mu by'ukuri ntiwabuze amafaranga ariko wamugejeje mu rugo nyine wumva ko ya mavuta si ngombwa akayisiga kandi icyo nkundira abagabo ukuntu muri iyi furashenge icyo mwanze muramira no mu nda ngo pi ntimuvuga ukajya umwereka ko utabitekereza kandi ukamwereka ko ubitekereza ukamwiba amagambo buri kintu muturusha mutwiba amagambo umugore wamwimye ijambo ukamenya uzari hano sawa nyine twagiye hari n'abayaha abakozi twagiye ngiye kuzanamo ibindi bintu kuvuga ngo nazari hano ngo wari nk'umukozi kadukomeze pause tuma nshaka kuvuga ibintu biri mu kanwa kandi ntabwo nshaka kubivuga hanyuma ugasanga urundi ruhande yabitewe nuko nawe utamubaniyemo bivuge ngo umufata nabi mu nzu icyo ushinzwe kumuha nk'umugabo ntabwo ukimuha niba ari ukumwambika ntubikore uko bishaka niba ari imibi twa tundi abadamu bakunda ntutumuhe uko babishaka kandi abagakunda umuteye iyo mudashaka kuba umugore ikintu mujya muceceka mukijya nk'abatabireba niko mumera kandi biriya bintu muceceka mukaguma mukarenza umugore yagiye kuvuga arabasitinga niko tubaho araturika arabifata akabibona yajya kuvuga ukumva mu nzu mwose wacumbye bya bindi mwavugaga ngo umuntu umushizi w'isoni kubera iki warabanje umwima amavuta arabira yarihangana asangira n'abana yo yisiga kandi uzi ko badasanzwe basangira amavuta kabiri ntiwabuze amafaranga arabibona yego wenda urugero ubwo turi ku badamu wenda bari mu rugo badafite akazi gatatu uwamumenyeje kumukora wenda anniversaire ibyo si ikintu arega ntukajye mumenyeza abadamu byo mutazashobora ujye umenyereza umudamu icyo ushoboye uzamubonera kandi n'ikitanashoboka abadamu tugira imitima yoroshye ubwo turi madamu umugore mwiza we dore uko byagenze ntibyakunze wihangane n'ibikunda bizagenda neza arakumva ariko mwe asuzugure ambone nabi mukamira abone ko byancanze mukamira muzapfa cyakora mwihagaze
ubwo umudamu naho yicaye ariho aracaginga arabasuye umugabo nta aniveriseri nta mavuta nta ni handi uzumvaga ariko sheri ubure na bumbu koko kandi nyine ariko nawe ye ukabura bisoje ukajya mu kandi birangiriye aho akakureka bigakomeza waza cyumva ukumva araguturikanye mu gitanda ukumva araguturikanye mu gitanda ukumva araguturikanye uwo mu gitanda yaturitse hatkurikiraho iki kuri mukuru iyo bituritse mu gitanda na serivisi z'uburiri tayari zitibana ubwo aho ngaho naho hakava ko wa mudamu yaje atazi kuvuga ariko ko utuntu ugenda umukorera abika akajya kumva agiye nko guturika yavuga akavuga byinshi kandi bitari sawa kubera iki ni we wamuteje kamere ikindi cyamutera gushira isuri ubwo harimo ubuzima hari kuba ariko yavutse ikindi cyabimutera ese ni iki ntacyo ni ukuba ari kamere ikindi gishobora kubimutera hari igihe mu buzima bwe n'imikurire ye sibyo hari igihe mu buzima bwe n'imikurire ye aba yarakuze mu buzima bugoye bumuvunnye bumusaba kwiteza wabonye umuntu uzajya umufasha gutekereza ugatangira kujya umuhima cyangwa ugasanga n'uwakamufashije gutekereza ubwenge bwe ntabwo buri organized ariko ubwenge butari organized ni ubuhe reka nkubaze reka nkubaze banza nkubaze ubwenge butari organized reka nkubwire iyo ukunda umugore ariko iyo bari muri fiyansaye ko yidumbukiza reka mbyite gutyo ko agira atyo ukabona kuzana ikintu kagira atyo ati amavuta ntarashira kagira atyo ati nabonye utameze neza mu mutwe ja muri salo ko agira atyo ati akavuga ati kanzamusapureze umugurire umwenda ariko ntabwo ugejeje mu rugo nta bwenge butari organized ku mugabo ubwo wabwiye ko umwaka gafite ikibazo mu mutwe umva nyine hari igihe usanga sibyo hari abantu bateretana bitari gisivile bateretana nk'abari ku rugamba ubu usanga barahuriye ahantu sibyo bahurira ahantu nagukunze batanateretanye n'igihe kirekire nawe nimba bikunduze tugire gute twibanire noneho bamara kubana uri umunyabikomere nawe ni umunyabikomere ntimwagize igihe cy'urugendo cyo kumenya imico n'imyitwarire ye n'undi nawe ntiwagize kumenya imico n'imyitwarire hari igihe ushobora kuba wari ufite inzozi z'uko uwo muzabana ari buzakomora ibikomere ariko ugasanga uwo muzabana ni nyamwigendaho uri kumva rimwe na rimwe ukaba usanga uwo muzabana ni umuntu uba udakeneye kwiteza ibibazo yego ushaka kujya kubwira ikibazo agahita aseka cyangwa se wajya kumubwira ikibazo ufite ukajya kukimubwira usanga yisindiye igihe wapanze kuba ati sheri ndaza kumubwira ibi wenda amuhumuriza mpepore akaza yasinze neza ari gukubita ibyoye noneho ibyo byose byahurira hamwe niyo mpamvu nkubwiye ngo hari igihe uba usanga ubwenge bwe butagize gute butari organized butari ku murongo kuba butari ku murongo ni gute ntabwo bwiteguye neza 100% kugukorera ibyifuzo byawe hoya uzarebe ku ishuri ntitwize twese ntiwanyuze mu ishuri hari umunyeshuri ushobora guhabwa exercise ntatore n'inota na rimwe buri munsi akabona 0 kumva ntibivuze yuko atazi umuryango ujya ku ishuri ntibivuze yuko atazi umwanya yicaramo uri kumva yitwa umunyeshuri rero hari n'abagabo uri kumva bubatse ingo bafite izina ry'uko ari abagabo uri kumva ariko badafite ubushobozi bwo gutsinda cyangwa se kwiyegurira umutima 100% amarangamutima y'abafasha babo nta training umuswa ahora ari umuswa uri kumva ariko ntibivuze yuko aba ari abaswa ku mpande zose ashobora kuba ari umuswa kuba atabasha kumva ibyifuzo byawe
uri kumva hari igihe umuntu aba umuswa ku bintu runaka, ariko nanone si uko ari umuswa wo kubasha kuba atabasha kubona amafaranga yo guhahira urugo. Ashobora kuyabona pe ndetse menshi, ariko sisitemu z'umuryango cyangwa se ikiganiro cy'umuryango na zimwe mu nzira umuryango unyuramo kugira ngo formule yo kubaka umuryango akaba atazizi. Ni kimwe n'aba munyeshuri wicara mu ishuri ariko utamubwira ngo formule y'ikibazo iki n'iki cyakemurwa gute, akaba atakuboneye igisubizo. Ni kimwe rero n'umugabo utakumva ibisubizo by'umugore, bikumva, cyangwa se utakumva ibibazo by'umugore ngatanga igisubizo, ndetse utanakeneye no kumva ibibazo bitutse kuki ku mugore, kuko abazi yuko mimurize zitabasha kugira gute kubyakira. Rimwe na rimwe hari igihe abagore rero bahita bafatiraho, baba bari kumwe n'umugabo uteye utyo, mbonye ishingiro ryo kumwita ikigoryi, ubonye ishingiro ryo kwita umugabo wawe ikigoryi, ubonye ishingiro ryo kwita umugabo wawe imbwa. Ese koko ni imbwa? Imbwa ni nyagasozi, nirara hanze, imbwa ni imoka. Umugabo wari wumva n'umunsi n'umwe aryama karota ari kumoka, byiburaho agace gatoya. Ndagira ngo udusubirize, ndetse sinzi nimba tunaboneraho gukosora bamwe mu bagore bashaka kuba badukurikiye hano mu kiganiro. Ese kuko kwita umugabo imbwa no kumwita ikigoryi imbere y'abana uba uri kurema muryango ki? Uba uri gukosora iki muri famiye yanyu hagati yawe n'umugabo wawe? Tugiye mu bintu by'ingo, harimo ibintu byinshi, ibibazo byinshi, ariko reka mbabusabe, nubwo umugabo yakubabaza akakubabaza,